Guru arimo aragenda agarukwaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ni inkuru yo mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabare muri santere ya Cyarubare iherereye mu mudugudu wa Kabeza, niho rero humvikanye inkuru y'umubyeyi wakuwe amenyo n'umwana wibyariye ndetse undi nawe umwana amuvuna umugongo. Ibyo rero ni ibigenda bitangazwa n'abaturage batuye muri uyu mudugudu wa Kabeza muri iyi santere ya Cyarubare. Ibyo rero byo bagiye batangariza itangazamakuru, turaza kuza guhera hano aho uyu mubyeyi wakuwe amenyo abiri n'umwana yibyariye, noneho dukomerezeho n'abandi nabo bagenda batangaza ibibera hano muri uyu mudugudu wa Kabeza, byose bakorerwa n'aba bana bibyariye. Umva agahinda bahuye nako, ubundi natwe turagaruka nyuma y'aka gahinda k'aba babyeyi. Nashatse umugore kubana mu rugo, maze kubana mu rugo turabyarana, duhura n'ibibazo bikomeye cyane, nta kibazo kigenzeho. Noneho natugana n'umugore, umwana akazamuka, natugana n'umwana, umugore akazamuka, nkabona ajya gute nasoza ndahunga ndagenda njya hanze ndisohokera ndigendera. Aho ngarukiye umwana afata ngo sinzaze mu rugo ngo nurwa abana. Cyangwa se urugo ko rw'abana wowe uzamara iki, uzakora iki? Mbese nsaba imbabazi ngo ndetse wambabariye ukagika ko abana ari abawe, ni nkabona nigira ngo ashinga ushaka mu rugo. Sibyo? None njye nifuza mu zamakuru mahari nawe gusinda nabonye umwana afite imyaka 23, ni umusore, nuko nta jambo ngira, nta n'ikintu kimwe ngira, muzandenganire ndabasabye ngaruke mpamvu byose kugira umugore ampunyisha inshuro ebyiri. Umwana nabwo arija mu mwana akavuga ngo ngimba yibonga igicucu mbese kompolisi no umunsi mbasabye mbabare pe. Waravuze ko yagukubise natonganye na nyina, nari nabisamuna nabivuze, maze gutongana amwaza afata arankubita, maze kunkubita ndatubuza nsitsikara, maze gutuka natongana na nyina arazafata atamba ngaho ngo ngizi naziberetse. Singiye mvuye muri ngeza kabiri bamboshye banzi zanzi nyuma singaza uretse turebe kuraho yagukuye amenyo angahe? Abiri. N'abiri abiri yo hejuru n'abiri yo hasi. Uwo ni umwana wibyariye nanjye wanjye 23. Niyo sinavuga niba icyifuzo cyawe ni iki? Icyifuzo nuko njyewe icyifuzo cy'abayobozi nta kintu nakora. Yayakuje iki? Ni ikofe. Ni ikofe nkubise. Niki? Ikofe ingumi. Aba babyeyi rero bahohoterwa n'abana bibyariye, icyo bisabira barasaba inzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano kuba zaza zigafata bano bana ubundi zikajya kubagorora, kuko nihatagira igikorwa ababyeyi bamwe na bamwe baraza kuza kubura ubuzima bitewe n'ibyo barimo barakorerwa n'abana babo bibyariye. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru, ntihagira byinshi tumenya byerekeranye n'iyi nkuru, tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Icyo twebwe tubisabire rero bakunzi ba KN Radio ni ukurira munsi y'amakuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone mukandeho n'akazugira kazana ko mugasigana ko mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Ikindi kandi mwibuke kuduha ibitekerezo byanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama y'ibyo tugomba guhindura mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.